kuki mwigisha abantu kureka gusambana ntibabigireho ikibazo, mwakwigisha abantu kureka kwiba ntibabigireho ikibazo, bakumva ko koko ibyo bintu mubabwira biri umurongo w'ubushake bw'Imana. Bigenda bite? Kuki ikintu cyo gutanga iyo mukigezeho usanga abantu bafata amaferi? Ni ukubera iki? Ko baretse gusambana bakareka kwiba bakareka ibindi byose, kuki ibyo gutanga byo bigira ikibazo? Ni iki gituma ikintu cyo gutanga kizamo umugaga cyane mu nzu y'Imana? igituma habamo intambara mu gutanga, ugasanga abantu banabyumva banabigisha, ukavuga ati hari n'igihe banabyisha bavuga ati uriya mupasiteri akunda amafaranga, batakunda amafaranga kuko ahora avuga amafaranga, uravuga amafaranga dukora mu mifuka. Hari n'abavuga ngo barabacurika mu mvugo inyandagazi ngo bahekesha amatwi. Urabisomye n'ijambo ry'Imana ndabikunze. Kubera iki iyo banze gutura murakara? Niba ari umugisha wabo mushaka, kuki banga gutura mukarakara? Kurakara ntabwo turakara. Hari n'abapasiteri babitinya bagiye kwishyira gutanga, ngo turabivuga ngo tugakomeretsa abakristo, ariko ibyo kumukomeretsa biravuga ngo ikomeretsa niyo inomora, uramukomeretsa ariko ejo azabona umugisha. Pasiteri yavuze ntashaka igiceri, waragenda azana ibiceri 500, aravuga ati ngewe pasiteri ntabwo nzanye igiceri, nzanye 500 uyajyanye baguha inote n'ubundi ya 500. Arabifata aramubwira ngo nta soni, ngo ndirukana karande, ngo ukazivunjisha ukazana karande nyinshi, ngo ibi biceri ni karande, ngo uravunjisha karande ukazizana zabaye nyinshi. Ngo abapasiteri iyo bayariye se nyine ko ari abakozi b'Imana, ntibayarya ntabwo bikureba. None se Imana izava mu ijuru yarye? Izaribwa n'abakozi bayo, izakora ibintu byo mu nzu y'Imana, nta kibazo kirimo. Ese kubera icyo bigiraho ikibazo ko bitakureba? Umuntu atanze icyo afite nta mugayo umuriho. Ariko se ndabaza, Imana yahamagaye umushumba ikamuha izo ntama zingana gutya uyaziyobore azigeze ku Mana, urumva ari wabura umugisha? Ntabwo byumva giye, ntabwo ari wabura umugisha, arahubona. Ariko kubera ko abantu bavuga uko bashatse, barayikunda bakiyima nabo, hari n'abatanga bapfumbase, hari abatanga bishe. Reka tubashimire bayikaze, kandi dushimishwa no kubona abantu batandukanye batwereka ko babana natwe muri igihe tubagezaho ibi biganiro. Hari abashobora kubitwereka muri comments, hari n'abatabikora, ariko reka tubasabe nibijya bibashobokera. Birashoboka ko wenda kubera akazi kenshi n'izindi nshingano zindi nta mwanya muba mufite wo kuvugana natwe mutwandikira, ariko iyo mubikoze biradufasha kurushaho. Hanyuma tugitangira mbibutse ko ubanza ukore subscribe, kanda hari subscribe kugira ngo video zacu ujye uzibona zikigeraho, kandi natwe biradufasha ku ruhande rwacu. Reka nshimire abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badukurikira, abari mu Bubiligi, abari muri Kenya, abari i Burundi. Systeme ya YouTube yanyeretse ko abo bantu aribo bakunze kudukurikira cyane. Reka rero tubashimire, kandi n'abandi bari hirya no hino badukurikiye muri iki kiganiro, reka nabo tubashimire kandi tubaha ikaze mwese. Turabakunda, twishimira umwanya muduha, iyo connection mukoresha kugira ngo mubashe kudukurikira. Imana ibahe umugisha. Tubamenyeshe ko intego y'icano yacu no guhuza Imana n'abantu. Reka rero duha ikaze mwe mwese mudukurikiye, ndetse n'abatumirwa bacu. Dufite umugisha wo kuba turi kumwe na Pastor Kayihura, turi kumwe na mushiki wacu Delphine. Hari ikindi kiganiro none twabanyemo dusobanurira iby'abamama, uburyo bahuza umurimo w'Imana ndetse n'inshingano z'urugo. Nanone kandi rero yagarutse ni umumama ufite ubunararibonye byaba umurimo w'Imana ndetse n'ubuzima busanzwe. Pastor Kayihura ni umuntu no mu myaka, n'umuntu mukuru, abonye byinshi. Abaswahili baravuze ngo kuishi kwingi kuona mengi. Iyo umuntu amaze igihe kinini ku isi, haba hari byinshi yabonye. Uko biri kose hari byinshi azi, hari inama ashobora kugira abantu kandi zabafasha. Nanone kandi by'umwihariko ni umukozi w'Imana, amaze igihe umurimo w'Imana, hari ubunararibonye afite. Ikiganiro rero tugiye kwinjiramo kiravuga ku buzima bw'abapasiteri ndetse n'abakristo babo mu nsengero. Pastor, tutarinjira mu kiganiro, twifuza ko udusengera umwanya mutoya, hanyuma tugatangira no kwinjira mu nsanganyamatsiko yacu. Urakoze Mwami Imana, Mana kumwe natwe, Mana kwiringirwa no kwizerwa. Turagushimiye ku bw'iki kiganiro tugiye kugirana n'abavandimwe turi kumwe.
cyo gusabanisha abantu n'Imana, kuko ari we waremye abantu kandi ukamuremera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Turagusabye ngo ubane natwe tuyoborwe n'umwuka wawe wera, kugira ngo ubutumwa tugiye gutanga, ikiganiro tugiye kuganira kigirira mumaro abakireba bacyumva, kugira ngo beheshe izina ryawe icyubahiro. Turagushimiye kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu, amen. Ya, tubahaye ikaze rero. Pastor wambaye ikijene. Urakoze. Wambaye ikijene rwose. Nibyo. Wambaye neza. Okay, merci. Amadepine, urasa neza. Urasa n'ubwiza bw'Imana. murakoze. Hari umuvandimwe Bikemu ushize yaratubwiye ngo hari umwana yabwiye ngo yambaye neza, ngo aravuga ngo ni ibisanzwe na mama niko yambara. Wagira ngo uri mama w'uwo mwana. Reka twinjire mu nsanganyamatsiko yacu rero, tugeze mu gishoho ko babona mwese mwembi muri abakozi b'Imana. Hariho inenge nyinshi cyane zinengwa abakozi b'Imana hanze aha ngaha, bavuga ku makosa y'abapasiteri, uburyo aho kugira ngo bakore inshingano zabo za gishumba zihuza Imana n'abantu, zihindura ubuzima bw'abantu, zifasha abantu, zubaka umuryango, ahubwo ko n'abahubwo bagira uruhare mu gusenya umuryango, bagira uruhare mu gusenya sosiyete, bagira uruhare mu gutuma abantu batagubwa neza, basa nkaho batera intugunda. Kubera hari nubwo wenda ndi gukoresha amagambo akomeye, ariko hari n'abayakoresha hanze aha ngaha, bakavuga ukuntu abapasiteri biba abantu, basahura ubutunzi bwabo kugira ngo bihaze, bagura imodoka nziza, bubaka amazu meza, bakohereza abana babo mu bigo bikomeye cyane hanze kujya kwigayo, kandi bakoresha imitsi y'abantu b'abakene bakagombye ahubwo gufashwa, ugasanga nibo bari gukamuramo ubushobozi kugira ngo bashobore kubaho, aho kugira ngo bakoreshe amaboko yabo. Hari abandi babanenga ko babwira abantu ngo nibahe Imana, kandi mu by'ukuri atari Imana bari guha, ahubwo aribo bari guha, bakanga gukora kandi bafite amaboko yo gukora, ahubwo bakumva ko bagomba gutungwa n'imitsi y'abandi. Abandi nanone kandi bakabanenga ko abapasiteri benshi ku rundi ruhande ari abakene, ni abanebwe, ntibashaka gukora, ugasanga imiryango yabo ibayeho nabi. Niba umuntu yarashakanye na pasiteri, ukabona umumama n'umuntu uri kwirwanaho, kubona umwenda biragoye, pasiteri ntamenye inshingano z'urugo rwe, ntamenye inshingano z'abana be, ku bana be ngo abigishe, abahe uburere. Pasiteri agahora muri ofisi yakira abantu, yagiye mu biterane, yagiye kubwiriza, ntiyibuke ko afite urugo nk'abandi, ntiyibuke ko umuryango we ukeneye kurya, ukeneye kubaho. Izo ni inenge zinengwa abapasiteri. Ese ibyo bintu ubivuga ute, Mama Delphine, ubyumva ute ku ruhande rwawe? Ko mu badukurikiye ashobora kuba hari abantu bahuye n'izo nenge, bazumvise cyangwa se nabo bazifite ku bapasiteri. Hanze hari abantu bafite ibikomere byinshi, bakomerekeye mu rusengero, hari n'abarahiye ko batazagaruka mu rusengero. Nafatwa nk'umuntu uri gukabya, ariko hanze aha biravugwa. Rero tugize umugisha ko muri aha ngaha mushobora kwisobanura. Mama Delphine umukozi w'Imana, Pastor Kayihura umukozi w'Imana. Izo nenge zivugwa hanze aha muzihuza mute n'umurongo wo kuvuga ubutumwa none? Pastor. Murakoze. Ndabashimiye ku magambo tubwiye. Hari abantu ntihabura uruntu, abantu kandi bavuga uko bashatse. Icyo nzi cyo nuko atari byo. Abakozi b'Imana bahamagawe, bahagarariye Kristo muri iyi si, ku bakozi b'Imana nk'abashumba. Uvuze ku ruhande rumwe ukuntu bavuga yuko bakomeretsa abakristo, vuga mu rundi ruhande ukuntu batitaho imiryango yabo, ariko nsanga atari byo, kuko ku bantu bahamagawe bagatangiza umurimo w'itorero, bakabwiriza abantu ubutumwa bwiza, bakabereka inzira y'agakiza, itorero rikagira abantu, rigashingira abantu, rikagira umuryango mugari. Numva ibyo atari byo. Hari igihe abantu bavuga ibyo ngibyo baba batari n'abakristo, kubera ko na Yesu bamuvuga uko atari, bagashobora kugira ngo basebye. Ari na Satani ushobora kuba ariho akorera muri iyo myuka y'abo bantu kugira ngo asebye umurimo w'Imana cyangwa abakozi b'Imana. Ngiye mbona atari byo, kuko abakozi b'Imana bahamagawe nk'abashumba nk'uko babivugaga,
bamenye inshingano, bahindura ubuzima bwa benshi, bahindura ubuzima abafatanyabikorwa ba leta. Uwo murimo bakora ni umurimo ubuzwe, ni umurimo ugaragara, si umurimo ukorerwa mu kinyegero, ni umurimo ujya habona ugakorerwa ahagaragara, babwiriza ubutumwa bwiza. Rero izo nshingano zindi bagenda bavuga ko batuzuza, nibaza yuko ingo zabo ziba zibaye nk'uko izindi zo zibayeho. Nibaza yuko gukira wavuze ni kimwe n'abandi bose bahabwa umugisha. Ntabwo Imana yaguhamagara ngo uzabure umugisha, ntabwo Imana yaguha umuryango ngo ubire kuguha ibiwutunga. Ikigeretse kuri ibyo ngibyo, ntiwaba ukorera Imana ngo ukorwe n'isoni, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero nkaba numva yuko ibyo byaba ari ikinyoma cy'abavuga basebye umurimo w'Imana. Murakoze, sinzi bako ndabagushubije bikwiye. Amadelphine wowe uravuga iki? Izo nenge nawe urazumva? Inenge zo zirahari, urakoze ku ijambo. Inenge zo zirahari. Inenge zirahari mu bakozi b'Imana, ariko bajya bavuga ngo hari ibibi hakabamo n'ibyiza. Ntabwo bose ariko babikora, harimo ibyiza hakabamo n'ibibi, kandi ibintu byose burya hari igihe habonekamo ibyiza n'ibibi. Umuntu yakagombye kumenya nk'umukozi w'Imana n'umushumba, yakagombye kudatega amaso cyangwa kureba ejo hazaza he aharebera mu bantu ashumbye. Birashoboka nabyo cyane, birashoboka ko abantu ushumbye ashobora kukwikorera umutwaro nk'umushumba. Kandi ikindi ngaruka herega, natwe n'abakristo bagomba kumenya umushumba wabo, bagomba kumenya umuntu ubahagarariye imbere, ubahagaze imbere. Nabo nabwo ni inshingano zabo ngo gusenga kutagira imirimo nako kuba gupfuye. Niba umushumba wawe hari uko adahagaze kandi wowe ufite ubushobozi, burya hari igihe umuntu azamurwa n'undi ku rundi ruhande. Ariko harimo babyitwaza. Erega ubundi ushobora gukora umurimo neza w'Imana, ukawukora utagamije inyungu kuri abo bantu, cyane ko atari bo baguhamagaye, ufite uwaguhamagaye. Hamwe no gusenga n'ubunyangamugayo bwawe, Imana ikabikoreramo kandi bikagira inyungu, ukabona n'umugisha w'Imana. Cyane wowe ntushyire imbere ibyawe cyangwa amarangamutima yawe cyangwa ibyo ukeneye, wumve yuko kwifuza kwawe guhereye kuri bo ari bo bazabikemura. Wowe kora umurimo w'Imana hamwe no gusenga. Iyaguhaye uwo murimo izakorera no muri ba bandi ushumbye bagira icyo bakora, kandi bizagenda neza. Ikindi, nubwo ushumbye uri muri uwo murimo, tekereza ikintu kizateza umuryango wawe Imana yaguhaye imbere. Utekereze ngo nakora iki. Umuntu burya ashobora kuguha rimwe, ntabwo yaguha kabiri. Ashobora kuguha ariko utagira ubwenge ukabihomberamo. Umuntu ashobora kuguha ibifatika ukavuga ngo umuntu uko yamaye amafaranga, aya mafaranga ndayarya nyamare, ariko nshatse icyo nakoramo byanjyarira inyungu nyinshi. Nibyo tugomba kubirebaho. Ushobora kubera Imana, ushobora kubona n'igishoro ntacyo wari ufite, ariko amafaranga yunguka kuko ari gukora. Ariko amafaranga niyo yaba angana iki, wicaye ukayarya urayamara. Ariko uravuga ngo amafaranga mbonye, aho kugira ngo njye nkomeza kuremerera abantu, reka nyabyazemo inyungu runaka, nanjye ndebe ejo iterambere ryanjye. Numva ko bwanjye nicyo kintu umuntu agombye kukirebaho nk'umushumba, akareba ejo he hazaza, ataheteze ku bantu. Isaha n'isaha igihe uzaba utakibari imbere umaze gusaza, uzabaho ute? Rero ntabwo mu bantu benshi habaho ibintu byinshi, kandi
hagomba kubamo n'ubunyangamugayo. Mu gushumba hagomba kubamo n'ubunyangamugayo. Mu gushumba hagomba kubamo ubumuntu. Mu gushumba hagomba kubamo kureba ejo hawe hazaza n'umuryango wawe uzababeshaho n'igihe uzaba utakishoboye utagihagaze imbere y'abo bantu ngo bagufashe, uzabe nawe hari intambwe ufite, hari ikizakubeshaho batanahari. Rero abashumba siko bose hari abashumba bari bakorera Imana ariko ari inyangamugayo, kandi ukabona mu gukorera Imana kwabo ni kwiza, nta muntu abangamira. Ariko hari undi aba yumva ko buri kimwe cyose n'isogisi ry'umwana ari itorero, n'imyenda y'ishuri ari itorero, mbese buri kimwe cyose ni byiza ku itorero. Hari amatorero ateye imbere ahemba kuko afite ubushobozi nyine, ariko hari n'andi abacyubaka akeneye amaboko, akeneye ubushobozi, kandi nabo bafite ubushobozi baba bahembwa, hari amaboko aba yarabafashije. Abakristo rero ni amaboko y'abashumba. Ku rundi ruhande ni amaboko, hari ibyo wageraho kubera amaboko yagufashije, ariko ntubirebeho cyane ngo ubishyireho amaso. Iyo usenze uvuga ngo Mana hari icyo wakora, ndagukorera, ariko ntagukoreye uzakena, ntagukoreye uzasonza. Imana nayo yikorera ibyayo kandi ikanyuza ahantu henshi, inzira nyinshi. Ntabwo Imana yacisha no mu bo ushumbye. Abo ushumbye ni benshi ku isi. Niba uri umushumba ntabwo ushumbye wo muri iryo torero, ushumbye n'abo ku isi yose. Uri umushumba w'isi yose kuko uri umukozi w'Imana. Imana rero yakoresha n'uwo utazi, yakoresha n'uwo utatekerezaga, yakoresha n'uwo. Gukorera Imana harimo umugisha kandi harimo inyungu nyinshi, ariko ntitubyitwaze ngo turemerere abantu gusa. Ngewe icyo nanga ni ukuremerera abantu, dukorera Imana ariko tutaremereye abantu, kandi Imana izabikora bigenze neza, kandi tubone umugisha wayo kandi twunguke. Kuko ntakoreye Imana wigeze yicwa n'inzara, ntakoreye Imana wasabirije, ntakoreye Imana wikoreye amaboko. Ni ukuri, reka dukorere Imana kandi tuyikorere neza, izaduhemba. Ibyo navuga. Pastor Karame. Mama Delphine asobanuye ibintu byinshi, ariko hari ahavuze ngo ntabwo ukwiye kuremerera abantu. Wowe icyo kintu cyo kuremerera abantu ugihuza ute n'umurimo wo gutanga mu rusengero? Ntabwo abashumba baremerera abantu, ahubwo baruhura abantu bijyanye n'impano bahawe y'ubutumwa bwiza. Kuko umuntu aza mu nzu y'Imana aremerewe mu by'ukuri n'ibyaha na byinshi by'iyisi, yagera mu rusengero yabwirwa ubutumwa bwiza akaruhuka, imitwaro yari afite ikamuvaho. Hanyuma iyo amaze kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga, numva yuko ngira ngo ibyo yaravuze byo kurema abantu nk'abantu kwari ukwabo gutura mu nzu y'Imana, kwabo ko amaturo mu ijambo ry'Imana ifite icyo bivugaho, gutura mu nzu y'Imana. Kuko biravuga ngo niba baguhaye ibyo ntawe uragira izadakama, niba uhawe iby'umwuka tanga iby'ubugingo, utanga iby'umubiri. Uko ni ugushima kubwo imirimo wakorewe mu nzu y'Imana. Nkumva rero ntabwo ari ukuremera abantu, ahubwo njye numva ko abantu baruhuka iyo bageze mu nzu y'Imana. Biranagaragara kubera ko mu itorero rigenda ryaguka, abantu bagenda baza, nubwo abandi banagenda kubw'imihamagaro yabo, ariko itorero riteka rihora ryaguka, abantu baza bakira Kristo. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ateze amaboko kugira ngo abarushye baze baruhuke. Numva ko habaruhukira ni hahandi bamwakirira bakahita baruhuka, ni bwa butumwa bwiza babwirwa. N'ijambo ry'Imana rikavuga muri Yohani ngo uza kuri jye ntazagira inyota, ntazagira n'inzara. Ni inzara yo mu mwuka, ariko no mu mubiri bibamo, kuko iyaguhaye ubugingo ntikwimane ibyo kurya. Murakoze.
none kubera iki ese kubera iki mutavuga ubutumwa mudasabye amaturo ni itegeko ngo dusaba amaturo n'icyacumi ntidusaba ni ijambo ry'Imana ribivuga ntabwo dusaba zanabyumve neza ntabwo dusaba ahubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo muturire Imana kuko Imana nitanga umugisha mu byo yaguhaye by'umugisha ubasha kubituriramo mu nzu y'Imana. Imana irya amafaranga ze abantu b'Imana barya amafaranga ariya maturo akora iki ariya maturo atunga abakozi b'Imana agakora umurimo w'Imana akorwamo ibintu byinshi umurimo w'Imana kugira ngo ubeho nta mafaranga murabizi hakenerwa ibintu bitandukanye byinshi intebe ibikoresho byo byuma bituma indangururamajwi byinshi bitandukanye byiza kandi bishimije mu nzu y'Imana ntabwo twagira ibyiza mu ngo zacu ngo mu nzu y'Imana bariho haseba ibyo byose rero nta handi ni amafaranga bikora amafaranga akora byinshi bitandukanye mu nzu y'Imana kugira ngo inzu y'Imana ise neza ibe nziza n'abakozi b'Imana basena neza. None wenda ku ruhande rw'abashumba ho birasobanutse kuko urashobora kutubwira icyo ayo maturo akora impamvu kwerekana imirimo yo mu rusengero inshingano ibisabwa mu rusengero kandi birumvikana nyine ku rusengero rw'abakristo burya ku rundi ruhande iyo babikora baba babyikorera ariko se turetse abashumba tukavuga nk'aba bandi noneho batari abashumba badafite n'inshingano za gishumba bahanurira abantu abakristo bangize bakabaka n'amafaranga ntekereza ko abakwa amafaranga mu nsengero ni n'abakeya ugereranije n'abakwa amafaranga noneho mu ngo zabo mu buzima busanzwe n'ababahanuriye bamubwira ati dore zana iriya televiziyo irimo abadayimoni nutayizana abadayimoni barara bakunika abadayimoni none se ibyo byo kuko nabyo birabitirirwa rega pastor bariya babikora ni mu mwabigishije guhanura ni mu mwabigishije guhanura none se biriya byo nabyo se kandi bihuriye hehe n'uwo murimo w'Imana ibyo ntaho bihuriye n'umurimo w'Imana ariko amaturo yo agomba gutangwa mu nzu y'Imana ko Bibiliya yavuga ngo ntimuze mu nzu y'Imana amaboko masa muturire Imana kuko nayo iba yagize icyo ikora mu bugingo bw'abantu hanyuma bagaturira Imana mu byo bahawe mu byo bungutse icyacumi amaturo asanzwe iyo umutima ushima yuko bari amahoro niko birivuga cyane ko batanga amaturo ngo kandi batange ibijyanye n'umutima wo kushima hanyuma rero abo nabo baca ku ruhande bavuga ati iriya televiziyo ibyo ntabwo ari byo sinumva nuko n'amaturo agomba kubera mu rusengero ayabera hanze sinyazi numva ko amaturo agomba kuba mu nzu y'Imana kuko Bibiliya avuga ngo mutangire mu nzu y'Imana kugira ngo habonekemo ibyo kurya hanyuma ahubwo abo bakristo barimo badafite Imana ntiyaka ibyo umuntu adafite Imana yaka ibyo yaguhaye ari icyacumi ari n'amaturo asanzwe hanyuma kandi niyo dufite abo bakristo muri yandi batuye hari igihe kigera ku bintu byerekeye za mituweli tukanabatangira za mituweli ndetse tukaba n'abafatanyabikorwa na leta bakatubwira ati dufite abakene mu gihugu bakeneye mituweli tukaba tubatangira abana banaba bitewe n'ubushobozi bw'icyo dufite nkumva rero amafaranga dutanga ntakorera abakristo muri rusange ibyiza ariko abo bandi baca ku ruhande batizanira televiziyo ubwo ntabwo ibyo byanye n'ijambo ry'Imana ibyo si byo ariko kubera yuko mu nzu y'Imana habamo abakijijwe neza n'abavangavanga abo nyine baca ku ruhande bakagenda bati turagusengera ntabwo ari byo bamusengera hanyuma yakorwaho wa muntu yasengewe numva yumva ko bamukore cyiza akaba yamushimira nta gitangaza kirimo ariko ntabwo avuga ngo zanira televiziyo ngo irimo amashitani irimo ibiki byo ntabwo ari byo n'ubuyobe ko bibaho bishobora kuba bibaho ariko n'ubuyobe ariko muzima ntibihakorera ibyo. Mama Delphine ikintu cyo gutanga mu rusengero ubona gikwiriye kirakwiriye kuko ibintu byose bikorerwa mu rusengero bisaba amaboko yacu twebwe tuhasengera ibikorwa byose niba uba mu rusengero uri umukristo usenga ukijijwe uri mu rugendo rujya mu ijuru kandi ntihubahirize ibyo ijambo ry'Imana rivuga ntabwo uba wujuje ukuri kw'ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo iyo dusenga tuba mu rusengero ntabwo urugero
tudatanze ngo tugire icyo dutanga mu nzu y'Imana nta kintu twageraho, nta terambere y'inzu y'Imana. Kubaka ni amaboko yacu, kuba twakubaka urusengero ni amaboko y'abakristo bahasengera, cyane ko urwo rusengero ntabwo ari urw'umushumba wenyine, ntabwo ari we urusengeramo n'urubyaro rwe. Umuntu rero ujya uba muri urwo rusengero afite inshingano zo gukora ikintu cyose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muntangire 1/10 n'amaturo. Icya 10 ni umugisha kuba mu nzu y'Imana kandi bakabyubahiriza n'umugisha. Nigeze rimwe nsenga ariko nkaba nzi ko mbese ni ubuhamya bwanjye gatoya. Iyo usenga Imana uri kumwe n'Imana, uhamanya n'umwuka w'Imana kuri mu nzira y'Imana, hari ibintu ukora Imana ikagusanga ikakwereka ko izo nzira urimo atari zo. Niba twemera Imana, hari igihe Imana igusanga mu nzozi ikagusura ikakwereka ko ibyo uri gukora atari byo, iyo Imana yakugaye. Kenshi hari igihe ikugaya iyo uri mu nzira y'Imana. Njya gusenga ndi mu masengesho y'iminsi 3, ndasenga ndangije Imana inyereka igaya amaturo yanjye, irayagaya kandi koko byari byo. Naturaga nkiturira ibiceri, mfite inote nkavunjisha nkiturira ibiceri, nkumva nyine gutura ibiceri ntacyo bintwaye, kandi mfite n'inote. Ngo nagiye narose ngo mfa igipfunsi kimwe gifite inote ya 5, ikindi gipfunsi gifite igiceri cy'ijana. Ngo noneho nkajya ndeba ngo nabonaga abashumba bicaye imbere, ngo nkajya ndeba ko natuye iyo note, ngo ndangije ngo nture igiceri. Imana asanga ibitambo byanjye yabigaye, ahubwo mbona igikwiriye icyo ufite cyiza kirusha ikindi kuba cyiza aricyo akagombye gutanga guha Imana. Erega ngo dukorera Imana dute? Hari umugabo bitari Kiwarene mu gatabo ke, hari aho nasomye avuga ngo mbese dukorera Imana dute? Ngo dukorera Imana dukorera abandi. Ntuzibwire yuko uzakorera Imana iri mu ijuru. Dukorera Imana dukorera abandi. Nkorera Imana nkorera pastor, nkorera Imana nkorera n'undi mugenzi wanjye. Iyo umukorera neza ukoreye Imana. Rero ibya 10 n'amaturo biratureba abakristo mu nzu y'Imana, kuko nibyo bikora umurimo w'Imana. None se tutatunze umurimo w'Imana wabahute? Ntabwo amafaranga azava mu ijuru ngo yitimbura. Imana yaguhaye umugisha kugira ngo ugire icyo ukora mu bushobozi ufite, ugire icyo ukora. Ariko inzu y'Imana ntikene, inzu y'Imana ntigire ikibura, umushumba uturi imbere ntasonze. Kuko hari igihe umushumba atwikorera abari we mutwe, niko navuga, ni umutwe w'itora, niwe Kristo niwe mutwe w'itora, ariko umushumba udushumbye niwe tureba, niwe tuza tugana mu nzu y'Imana tuhasanga tuvuga ati umushumba. Je nta nubwo nakwibaza yuko umushumba nta n'impamvu yo kwirirwa avuga ngo arakaba Kristo amafaranga aragira gute. Twebwe twakagombye ahubwo kubwibwiriza. Nkareba umushumba ubundi unshumbye ko mfite amafaranga yambaye ate? Ntakeneye umwenda wo kwambara. Ese umushumba udushumbye ubundi yariye ko nariye yaba yariye ukagira icyo ukora? Nta nubwo ari ngombwa no kugira ngo umushumba ajye mu bakristo, nta nubwo byari bikwiriye. Ahubwo mwebwe mwakagombye kumumenya. Ese umushumba buri ahantu aba harakwiriye, mukaba mwakwiterateranya mukamuguriraho inzu yaho kuba. Imana ikabakoresha imirimo kubwo mugakora imirimo y'Imana kubw'umugisha Imana yabahaye mufite. Ni umushumba nta hantu ho kuba, kandi nishoboye pe mu itorero ufite ubushobozi bwo kuba mwakwikusanya mukabirebaho, mukavuga ngo rero umushumba nta hantu afite ho kuba, niyo twamugurira aho abashyize n'umuryango tukamutekerereza natwe. Ariko nawe ari kwitekerereza ejo hazaza, twe tukabikora mu ibanga ryacu, akabona tumukore surprise. Biba byiza. Ntabwo umukristo ntego yari ukuza kwicara ngo haguruka agende abe sibindeba. Kandi hari umuntu amushyizwe imbere
pasita yambara urukweto kugeza ubwo rumucikiraho kandi umwicaye imbere ufite ubushobozi bwo kuba warumugurira. Reka mubwire, gusenga kujyana n'imirimo. Gusenga kutagira imirimo kuba gupfuye. Ubuse waba usenga, waba uyoborwa n'ubuhe mwuka, waba usenga iki? Rero njye numvaga rwose ntabwo ari ngombwa pasita ngo aze ambwire ibibazo bye, aze kuri uriya amubwire ibibazo bye, ahubwo twebwe twakagombye kureba n'ibibazo afite. Ese afite aho kuba? Niba dufite ubushobozi, ese umuryango ubayeho ute? Ese bimeze bite? Twamufasha iki? Nk'inama ayoboye ni ukuri. Rero bisaba n'urukundo, bisaba urukundo. Abakristo bakagira urukundo nk'uko pasita yemeye kuyobora izo ntama akazihagarara imbere. Natwe abakristo tugomba kugira urukundo ku mushumba, tukavuga se wareba ukavuga ati umushumba wanjye ntabwo arakwiriye kwambara umwenda umeze kuriya, umushumba wanjye ntabwo yakagombye aturi imbere kwambara urukweto rwacitse, kandi dufite amaboko hari icyo twamukorera. Rero ahantu burya hatari urukundo ibintu birapfa. Rero hari n'igihe nyine nk'umushumba nka gutya bibona gutyo, akabona nyine ari nta n'umureba nta n'umwitayeho, akavuga ati nanjye reka nirwaneho mbona ukumva, akakubwira ikibazo cye. Nta kikubwira utabitekerejeho, nta rukundo ufite muri wowe, nibwo uzinuba nyine utangira umuvuge kandi yagusanze nk'intama ye. Ahubwo twebwe twakagombye kureba ibibura, kandi byashoboka. Ahari urukundo nta kintu kijya kinanirana pe. Umuntu umwe abashumba, umuntu umwe burya hari ubahagarariye abandi, hari ubahagarariye abandi. Niba hari n'abashumba nka bangahe, hari aba uvuga ati uyu ni full time mu murimo, ni mu murimo. Abo barushye bazamushaka, abamuhamagara, abagira inama. Oya rwose ku rundi ruhande nyine bajya bavuga ngo dukome urusyo dukome n'ingasire. Hari uruhande rwiza hakaba n'uruhande rubi. Hari abashumba b'inyangamugayo kandi ntibabura kubaho. Rero mu murimo w'Imana tugomba nicyo ndi kugarukaho ngiye, tugomba kuba inyangamugayo kandi bizagenda neza. Ushobora gusenga ugasenga Imana, ukabyereka Imana, ukayisenga iyo igakoresha abantu, utagiye kwanduranya n'abantu, kandi Imana ikabigenza neza. Umuntu kubera gusenga Imana, umuntu we akakureba agahita Imana imwereka ngo do hari ibibura. Imana ikaguha ubundi ubwenge, ikaguha ibindi bitekerezo. Rero ndumva natwe abayoborwa, abakristo hari icyo bagomba kurebaho ku bashumba babo babashyizwe imbere. Ukamureba nk'umushumba wawe, ukareba n'ikibura. Umushumba wawe ntakarara ubusa kandi uhari, ntazicwe n'inzara uhari, ntazabura ibyo kwambara uhari kandi ubirebera kandi ufite ubushobozi, naho kuba mwahabona ibintu byose iyo wabitekerejeho kandi hari urukundo. Ahantu hari urukundo no kwitanga, ntabwo binanira abantu. Rero harimo n'abatari inyangamugayo, ariko ntabwo ari bose. Burya uzareba uruhande rumwe urebe n'urundi, ntabwo bose ari kimwe, ntabwo bose ari kimwe. Ahubwo nkagaruka ku bantu bavuga ngo unkorera Imana, nkorera Imana buri munsi yirwa yaka abakristo, yaka abantu abo ari bo bose atazi. Bajya no mu ngo n'aba atazi, niba akijijwe n'abatakijijwe ntibimureba, waragenda gusa yiyakira amafaranga. Ndizera yuko Imana idakora ityo, kandi ntabwo Imana ari byo yadutumye kuvuga umurimo wayo, maze Imana nayo igakora imirimo n'ibitangaza. Kandi ikindi yaduhaye kumenya ikibi n'icyiza, yaduhaye kureba ibigenda n'ibitagenda. Rero ahantu wicaye mu rusengero ntuzicare gusa ngo umere nk'igishushanyo, icara ariko unarebe, uvuge ngo mbese nakora iki kugira ngo mbone umugisha w'Imana. Ese umugisha Imana yampaye nayishimira nte? Ushobora kuvuga ngo Mana nshingiye ku byo wankoreye, njyewe pasiteri ndamugurira inzu, sinshimiye Imana, sinkoreye Imana, nkorera umuntu. Reka dukorera Imana dukorerana. Ntabwo Imana izava mu ijuru ngo tuyambike kositime
ntizava mu ijuru ngo tuyihe umuceri, ntizava mu ijuru ngo tuyubakire inzu tuyishyiremo. Inzu ya mbere Imana yishimira ni umutima wawe, ni umutima wawe. ahatari urukundo ibintu birapfa, ahatari ukureba ibijya mbere ibintu birapfa. Kandi umuntu Imana yamukoresha akakuzamura, kuko Imana ikorera mu bantu, ntabwo ikorera mu biti n'amabuye. Ni ukuri nabyo yabikoreramo ibishatse, ariko ntabwo ari ngombwa, kuko yaduhaye ubwenge butandukanye n'izindi nyamaswa. Hari akandi kantu dusenga Imana ivuga kandi ikora. Ni ukuri njyewe ndabyemera, Imana iravuga kandi igakora. Twigeze dusengera mu itorero, tuba ahantu dusengera ahantu mu nzu y'umuntu, dutangira itorero, tugasenga tukinginga ngo Mana duha abaterankunga, ngo duha abaterankunga abazungu ngo batwubakire urusengero. Pastor ndabyibuka turasenga ariko Imana yatureka n'amasengesho yacu arapfuye. Tukinginga tugasubira tukinginga, twinginga ku wa kane, tugasengera abantu. Erega reka nkubwire, iyo turi kusenga dusengera muri rusange, abakora akazi bazamurwe, abikorera batera imbere, ibintu byose. Noneho turasenga turinginga icyaje noneho Imana irangije iratubwira ngo abo bera mu bashakaho iki. Irangije ngo ariko abo bera mu bashakaho iki, mwakubatse inzu yanjye mwebwe bizavamo. Njyewe nahise mpindura isengesho, ariko ntawe nabibwiye. Nahinduye isengesho, kandi isengesho nasenze ryagize umumaro kubera ryari ririmo Imana. Naravuze ngo njyewe Mana ngira umuterankunga w'urusengero, ngira umuterankunga w'urusengero. Niba babera utabashaka n'abazungu, twe tuzi ko ari batera inkunga, ariko twifitemo ubushobozi. Ngira umuterankunga, ntibyabaye ngize umuterankunga ngura ikibanza turakigura, sibyo musho nibyo bakora. Kubera nahinduye isengesho, nasanze ibyo ndimo atari byo. Njyewe nakoze igikorwa iby'Imana yavuze. Njye noneho ndasenga ndavuga ngo ngira umuterankunga. Mu by'ukuri ikibanza cyabone nta nzu ufite, narakodeshaga, nta nzu ufite nabagamo, narakodeshaga. Mbese mu bundi buzima nta birenze. Ariko Imana igira gute? Ica inzira iduha amafaranga, dukora icyo Imana yavuze. Rero nawe waba umuterankunga w'ikintu cyose. Gusenga gufite intego, Imana urumva yatweretse ko ari twe tugomba kwiyubaka. Noneho ngiyeho mpita nkora cya kindi Imana yavuze. Pastor ry'ushaka nubwo abantu bajya bavuga yuko ubundi umugisha uva mu bikomeye, kugira ngo ubone umugisha ntupfa kwizana, urakorerwa. Abapasiteri iyo bigisha gutanga, ntabwo ari gukunda amafaranga, ahubwo no kugira ngo baheshe umugisha abantu, no kugira ngo baheshe umugisha abakristo bashyira mu bikorwa ibyo babwiye. Njya mbwira abantu ngo gukorera umugisha, kuwukorera bihuta gusumba kuwusengera. Iyo utanze rero ni nabyo bikiza n'imivumo, nuko batabizi, ariko bikiza n'imivumo bikoraho za karande. Uko utanga, ukuboko gutanga kwakira gusumba uguhabwa. None se Pastor, Mama Delphine agize neza, afashe umwanya munini adusobanurira kandi aduhaye ingingo zikomeye. None wowe nka pasiteri, ko umurimo wo gutanga ari umurimo mwiza w'umurimo w'Imana uzana umugisha, kuki mwigisha abantu kureka gusambana ntibabigireho ikibazo? Mwakwigisha abantu kureka kwiba ntibabigireho ikibazo, bakumva ko ibyo bintu mubabwira biri umurongo w'ubushake bw'Imana. Bigenda bite? Kuki ikintu cyo gutanga iyo mukigezeho usanga abantu bafata amaferi? Ni ukubera iki? Ko baretse gusambana bakareka kwiba bakareka ibindi byose, kuki ibyo gutanga byo bigira ikibazo? Ni iki gituma ikintu cyo gutanga kizamo umugaga cyane mu nzu y'Imana? Fata umwanya bidusobanurire, utubwire ikintu kibitera n'uburyo bwiza bwo kubikora. Yego, reka mbibasobanurire. Ijambo ry'Imana buriya umuntu wese riramutsinda.
iyo dushyize mu bikorwa cy'Imana, ijambo ry'Imana tubwira, tubona umugisha, tubona ingaruka nziza. Igituma habamo intambara mu gutanga, ugasanga abantu banabyumva, banabigisha, ukavuga ati hari n'igihe banabyisha bavuga ati uriya mupasiteri akunda amafaranga. Batakunda amafaranga kuko akunda ahora avuga amafaranga, ahora avuga amafaranga. dukora mu mifuka. Hari n'abavuga ngo barabacurika mu mvugo nyandagazi, ngo bahekesha amapyisi, ngo bacurika amaterime nk'ayo ngayo. Ariko je nibaza neza yuko kandi nako kuri impamvu umushumba uragiye izo ntama nta unezezwa n'umuryango n'umubyeyi mu rugo, ntanezezwa nuko abatunze bakena, sibyo? Ntanezezwa nuko abatunze bakena, anezezwa nuko abatunze umuryango we, itorero ry'Imana ritera imbere, rikabuka rigatera imbere. Iyo ubabwiye rero gutanga, uretse ngira ngo umukozi w'Imana Delphine arabivuze ati nanjye Imana igeze kungayo, ati ntanga ibice ariko mfite noti. Icyo kintu cyo gutanga ngira ngo abirabura kiratugora cyane, ariko ijambo ry'Imana ikavuga ngo nidutanga turahabwa umugisha. Muri Maraki ibice 3:7 haravuga ngo kuva kera kuri basokuruza banyu mwaze kumvira amategeko yanjye, ngo uhereye kera mu bihe bya basokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye, ntimuyitondere, nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? Ngo mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Aba ni abantu babivugaga ngo ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo, muvumwo wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Ngo nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse, mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomororera imigomoro yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho mu ukwiza. Nzahana indyanyi nyibahora. Yego, urabisomye n'ijambo ry'Imana ndabikunze. Kubera iki iyo banze gutura murakara? Niba ari umugisha wabo mushaka, kuki banga gutura mukarakara? Kurakara ntabwo turakara. Iyo wigisha abantu bahesha umugisha, ubereka imirongo ishobora kuba icyabahesha umugisha. None iyo batumva, si ukurakara, ahubwo ni ukugira agahinda kuko badashaka kwakira iby'Imana yabateguriye kubaha. Urumva niba Imana ibagati rwose, ni naho hantu nabonye muri Bibiliya Imana yemera kwigerageza. Kugerageza uri n'icyaha, ntimugerageze Uwiteka Imana. Ariko Imana ivuze ngo nimungeragereshe cya 10, nimungeragereshe gutaha, mumbe bukuntu nabago muri imigomoro yo mu ijuru niyo mu byo mukora byose. Rero igituma hari n'abapasiteri babitinya, batinya kwisha kutanga, ngo turabivuga ngo tukakomeretsa abakristo. Ariko ibyo kumukomeretsa biravuga ngo ikomeretsa niyo inomora. Uramukomeretsa ariko ejo azabona umugisha, azabona yuko wamwigishije ikintu cy'ukuri. Iyo urera umwana ukamuhana, iyo amaze kuba umugabo nawe ubona umwana ukuntu ahanuwe, nihamenya agaciro k'umubyeyi cyakoze. Rero nicyo abapasiteri bakora, ariko so gukunda amafaranga, kuko ndeka nabivuge mu itorero umuntu ashobora guhabwa umugisha rwose, bikanagaragara agatunganirwa, agahabwa imodoka, agahabwa amazu, akabumukire bishimishije, ni nabyiza rwose. Ariko se ndabaza, Imana yahamagaye umushumba ikamuha izo ntama zingana gutya uyaziyobore azigeze ku Mana, urumva ari wabura umugisha? Ntabwo cyumva giye, ntabwo ari wabura umugisha, arahubona. Ariko kubera ko abantu bavuga uko bashatse, barayikunda bakiyima nabo, hari n'abatanga bapfumbase, hari abatanga bishe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko numva yuko igituma pasiteri sukurakara kundi nuko babasha kugira ngo baheshe umugisha babana zantama bayoboye, kugira ngo batange babone kwakira. Nubaza yuko n'umuti wo guca inyatsi, ibyo bitanga ngo ni inyatsi, n'ugutanga nta kindi, n'ugutanga utanze inyatsi yakijyana, kuko ikiganza gitanga cyakira gusa. N'uyu narebye usanga aricyo kiri hejuru y'igihabwa. Rero nkabona yuko ari icyo ngicyo abashumba bigisha, kugira ngo sukurakara kundi no kugira ngo ahubwo baheshe intama bayoboye umugisha, bahabwa umugisha mu byo batanze mu nzu y'Imana. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntuze mu nzu y'Imana amara masa. Kandi Imana ndibaza yuko ni nabyo, ntabwo yibaza, ntabwo ibeshya, kuko ibizi icyo ufite n'icyo udafite. Yakwaga icyo udafite rero. Kandi ntawe ukubwira ngo ngwino gukore mu mifuka zanibiza. Oya, umuntu amaze kumva ijambo ry'Imana akaryizera yakora icyari. Kuko Bibiliya avuga ngo nuzi wanjye ntuzagira inyota.
ni gute se wakora Imana mukagira inyungu? noneho dusoza ku ruhande rwawe pastor, hari umukristo umwe twaganiriye ambwira ko yagiye gusengera ahantu, Yego. noneho asanga pastor ari guturisha, baravuga ngo bazane ituro ribyibushye rifatika, ngo ntihagire umuntu uzana ibintu bitoya. noneho yari afite ibiceri 200 aragenda arabitura. pastor yavuze ngo ntashaka igiceri, we aragenda azana ibiceri 500. aravuga ati ngewe pastor ntabwo nzanye igiceri, nzanye 500 500, uyajyanye baguha inote n'ubundi ya 500. arabifata aramubwira ngo nta soni, ngo ndirukana karande, ngo ukazivunjisha ukazana karande nyinshi, ngo ibi biceri ni karande, ngo uravunjisha karande ukazizana zabaye nyinshi. none ibyo bintu ubivuga wiki niba ari umugisha mu bahesha, kuki bigeraho noneho mukabitwara muri ubwo buryo? Oya, ashobora kuba uko yabivuze ndumva atari ko, kuko uko yaba kose amafaranga ni amafaranga, kandi navuze yuko ayo yatanga yose afite ariko butunzi afite, ntabwo Imana yimugayira. Ibyo biceri kugira ngo ugere ku 100 no kuhera kuri 1, kugira ngo ugere ku mamiliyoni no kuhera ku 1000 urazamuka. Umuntu atanze icyo afite nta mugayo umuriho. Ibyo pastor ashobora kuba yaravuze, niba ariko byagenze simbizi, ariko ntabwo byaba byo, kuko icyo atanze afite nta rubanza ku Mana. Murakoze. Mama Delphine, wabwira iki abakristo bakomerekeye mu nsengero, bakomerekejwe n'iyo kintu cyo gutanga? Bamwe bafashe icyemezo cyo kudasubira mu rusengero, abandi bafata icyemezo cyo kutongera gutanga mu rusengero, abandi bavuga ngo ntibazatanga icya 10 ngo bazajya bagiha abakene, ngo abakene nabo barahari, nabo bakeneye guhabwa. Abo bantu bafite ibyo bibazo bimeze bityo, wababwira iki noneho kugira ngo bahe umurongo mwiza bakwiye kubikora? Murakoze. Iyo myanzuro yabafashe ntabwo ariyo, kuko mu nzu y'Imana dutangamo icya 10 n'amaturo, ngo nimutange kimwe mu 10 n'amaturo kugira ngo inzu y'Imana itagira ikiburamo. Ni ukuvuga ngo niba uwo mukene ushaka kumufasha, mufashe ku ruhare rwawe, umufashe ku ruhare rwawe, ariko wimufashisha mu bya 10 n'amaturo, kuko ni iby'Imana. Ni iby'Imana, nibyo mu nzu yayo nyine dutanga mu nzu yayo, kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza, kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe neza, nuko tugomba kubitanga. None se ntabwo inzu y'Imana igomba gutangwa mu cya 10 n'amaturo, hakabaho no gufasha. Ufasha mufashe ku giti cyawe, ariko wubahirije iby'ijambo ry'Imana rigusaba, kuko ni ijambo ry'Imana rirabivuga, ntabwo ari pastor uri kuyakwaka, ntabwo umushumba ari uyatwaka, ahubwo ni ko ijambo ry'Imana rivuga. Rero bivuze ngo nzasenga gusa ariko sinzatanga icya 10 n'amaturo, icyo gihe ntabwo uba wubahirije iby'ijambo ry'Imana rivuga. Kandi mu gutanga icya 10 n'amaturo bivamo umugisha rwose pe, bivamo umugisha, byawe bibaho uburinzi, umugisha w'Imana ukakubaho, Imana ikakugomorera, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mungeragereshe icya 10 n'amaturo, ngo nzabaha umugisha uturutse mu ijuru. Rero gutanga icya 10 ni umugisha pe, uhabwa umugisha n'Imana. Ariko ni kwa kundi nyine ngo abapasiteri iyo bayariye se nyine ko ari abakozi b'Imana, ntibayarya ntabwo bikureba. None se Imana izava mu ijuru yarye? Izaribwa n'abakozi bayo, izakora ibintu byo mu nzu y'Imana, nta kibazo kirimo. Ese kubera icyo bigiraho ikibazo ko bitakureba? Wowe icyo usabwa no gutanga icya 10 n'amaturo, ibindi ntibikureba. Uwufasha uwo mupfakazi, imfubyi, abadafite shinge na rugero, bafashe ku ruhare rwawe, ariko icya 10 n'amaturo mu nzu y'Imana. Rero ntabwo nemeranwa n'abantu badatanga icya 10 n'amaturo mu nzu y'Imana. Kandi uri umukristo, ubyemera kuri umukristo, icyo gihe iyo byanze ntabwo uri umukristo, ahubwo uri upinga. Kandi ikindi ntabwo ubuze icyo ukora. None se uwo mushumba wese w'Imana, none se kubera iki wanze ko yarya, kubera iki ko wanze ko yabaho? None se ubwo urumva hari urukundo umufitiye nk'umushumba uri imbere yawe? Ahubwo bitange, niba byabaga byinshi ahubwo ugatanga rwose. Ndumva ubufasha ni buri ku rundi ruhande, ntabwo dufasha mu by'amaturo n'ibya 10, dutegekwa kubijyana mu nzu y'Imana. Ubufasha ukamufasha ku giti cyawe, bitari mu bya 10 n'amaturo. None se kuko unzi uwo mupfakazi n'uwo ufashije umushumba we kutamugiriye impuhwe,
kumwimye wenda tuvuge kumwimye ibyakamutunze mu nzu y'Imana. Urumva urwo rukundo ugiye kumufashisha uwo hirya we, urumva urwo rukundo rufite? Cyangwa uri kugomwa uwakagombye kuba ari we ubihereza ukajya kubiha utabikwiriye. Mu by'ukuri ufashe ibya 10 n'amaturo ukajya kubiha hanze, ntabwo ibyo bintu ukoze ntabwo bikwiriye, nta nubwo biboneye, inyuranyije n'ijambo ry'Imana uko bivuga. Rero ikintu njye navugaga ku bya 10 n'amaturo gutangwa ni ngombwa kandi ni byiza. Umukristo akagombye kubitanga yishimye kandi anezerewe, kuko niho tubonera umugisha w'Imana n'uburinzi ku byacu n'umugisha ku byacu bigaragara. Imana tukishimira yuko mu nzu y'Imana hatagira icyo ikiburamo, abakozi b'Imana ntibabura amazi, abakozi b'Imana ntibabura uko babayeho, inzu y'Imana niba hari ibindi bikorwa bikeneye bikorwe. Ntabwo ari twebwe abakristo tuvuga ngo tugiye gufata imyanzuro, ahubwo ibyabonetse abashumba nibo bafata imyanzuro y'icyo bagomba gukora bitewe n'icyo babonye. Mbaga ijambo ryanjye ari Nasa Kayihura hari icyo wari ugiye kuvuga, ariko nubwo ntakizi ugihuze no kugarura abantu bavuye mu rusengero, bakomerekeye mu rusengero, ugira icyo ubabwira ubahumurize kugira ngo bagaruke mu rusengero, ugihuze n'icyo wari ugiye kuvuga ntazi. Icyo nari ngiye kuvuga utazi ndikanye mvuge ni iki, nuko niba abantu bakenera n'umushumba kugira ngo abasengere, bagombye no kunezezwa no kumushimira nawe. Niba banezwa nuko bazana ibibazo byabo kandi akabasengera bya bibazo bigashira, bagombye no kunezeza umutima bati naho gubaho neza, yishime, anabasengere yishime. Ikindi bariya babazwa nuko ngo abashumba babasaba mu buryo butari bwo, banabakomeretsa. Nibaza nuko ariko batuje inshingano zabo, buje inshingano zabo, uyu mushumba akaba yishimye, nta nubwo yaseba hanze, ntiyanasabiriza, yanezezwa n'uwa murimo akora n'ababandi ashumbye. Ariko hari igihe basonza nabira bivuga bagasa n'abataye umurimo muri Nehemiya bivuga 13 bakagenda kubera ko babuze icyo kurya, babuze n'icyo batunisha ya miryango. Ariko ndibaza nkuko Delphine yabivuze, babaye bakora bya bindi kugira ngo bakore umugisha, bagatanga rwose, bakanezeza wa mushumba wabo, nabo basengera yishimye kandi imigisha ikaboneka, bakagirirwa neza. Warumbajije ngo nari kuvuga ngo abakomerekeye, yego, ugira icyo babwira abakomerekeye mu rusengero, nababwira ngo nibaze bizere umwami Yesu, barebe ijambo ry'Imana, banarebe banasabe, babaze icyabakomerekeje bakivuge, kuko biri yavuga ngo abasha komora ibikomere byo mu mitima abantu batanabona. Iyo uje mu nzu y'Imana ugakora icyo Imana ikubwiye, ni ukuri uhabwa umugisha. Abo bantu rero bashobora kuba barakomeje, byaranashoboka hari igihe umuntu akomerekera hanze, akomerekera mu nzu y'Imana akagira gute, ariko iyo yegereye Imana agakora icyo Imana umushakaho, hanyuma akanareba n'umuntu yumva yisanzuye mu rusengero. Habamo benshi, hari umushumba, hari mwene so muri kumwe, wamwegera ukamubwira yewe nkunda Imana ariko ndakeneye kugira ngo mbohoke nkore umurimo w'Imana. Akenshi abantu ntibajye bamenya n'Imana yabahamagaye, ahubwo usanga barebera umuntu umuntu ashobora kukubera umunyantege nkeya, ariko igihe wemeye ugakora iki ijambo ry'Imana rigusaba, aho tuvugana n'Imana ukubuntu ko kw'Imana, kuko hanze ahangaha n'ahandi nta utagira ibikomere, ariko ibikomere byose tubyomurwa nuko twemereye Kristo. Urumva Bibiliya avuga ngo niwe womora ibikomere byo ku mitima, agahindura amateka y'umuntu, umuntu akaba muzima. Abo rero nabasaba yuko batacika mu nzu y'Imana, bakwiriye gucika mu nzu y'Imana, ahubwo bakwiriye kugaruka mu nzu y'Imana, bakakira Yesu umwami n'umukiza, bakemera kwihangana intege nke. Bibiliya bivuga muri Petero, bakemera kwihangana, hanyuma bakaganira n'umushumba, bakavuga ikibazo bafite, akabasengera, bagakira, bakomoka, bakomeza umurimo w'Imana. Pastor Kayihura, reka tubashimire. Murakoze cyane. Delphine, wakoze guha uyu mwanya no kubadukurikiye ku bw'icyubahiro cya Kristo Yesu. Reka tumenyesha abadukurikiye bose ko uyu ni umurimo uzakomeza, si umurimo w'umunsi umwe. Dusaba batarakora subscribe muyikore, kandi mujye munatuvugisha muri comment. Abandi bakoresha WhatsApp mujye mutwandikira, dushyiraho nimero yacu dukoresha ya telefone, no kuri WhatsApp
reka mujye mutuvugisha mubone ko turi kumwe, dukeneye amasengesho yanyu kugira ngo uyu murimo ukomeze, kandi twiringiye Imana ko iyawutangiye izanawusoza neza. Reka tubashimire mwese, hanyuma dufatanye dusenge. Pastor Kayihura asengera abantu bose badukurikiye kugira ngo noneho gutanga bize ubuntu bwo gutanga buze mu buzima bwabo n'abarya bakomeretse. Yego, Mana ishobora byose, turagushimiye ikiganiro tugize, turagushimiye igihe tumaze imbere yawe tuganira ku itorero, ko kubiba, ko gutangira mu nzu y'Imana. Waravuze ngo gutanga besha umugisha gutaguhabwa. Turasenze kugira ngo Mwami Imana aba bose batanga habwa umugisha, aba bakomeretse Mwami akorukira mu nzu y'Imana bagaruke mu nzu y'Imana. Imana irobana ku butoni, niyo kwizerwa no kwiringira. Uwo uyizeye wese ntazakorwa n'isoni. Kandi Mwami, umuntu atanga uko afite. Iyo umuntu atanze icyo afite n'ukuri arahabwa umugisha, nawe Uwiteka Mana igira neza. Turasenze kugira ngo rukomeze umurimo wawe ugumize kwagura, ahubwo abantu babazwe no gutanga, ahubwo bazwe no kudatanga. Ahubwo niba afite icyo gutanga bagitange kugira ngo basesekaze, kuko nayo Imana izabasukiraho imigisha myinshi ndetse ngo babure aho bayikwiza. Turasabye rero kugira ngo abo bose badugurikiranye batureba batwumva bakorera Imana batizigama, kuko nayo izabasubiza ibakorera Imana bikunze, agahabwa umugisha ndetse akanezerwa umutima we, akanezerwa no gutanga. Nibatange bishimye, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo mu isezerano rya kera ngo babibiye mu nzu y'Imana, batanga ibyo kubaka umurimo w'Imana, ngo biba byinshi birasaga, kugeza aho umutambyi yavuze ngo murekere aho ngaho byabaye byinshi. Icyo gihe rero abantu bagumisha kandi bakagirwa neza. Turagushimiye ko nidukora icyo ushaka tuzabona ukuboko kwawe n'imirimo yawe myiza, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane.